Hello, mwaramutse neza. Mwese uyu munsi nje kubagira inama y'akagabo. Mwese uyu munsi nje kubabwira ikintu. Niba ufite umugabo w'inshuti yawe, niba ushaka ko mwangana by'ubuziraherezo burundu, ku buryo aho umwe azajya aca undi azajya ahacisha umuriro, cyangwa ahaciye akamukurikiza imijugujugu. Nicyo nshaka kubabwira. Urumva ushaka ko umugabo w'inshuti yawe ufite aho uzajya uca azajya ahacisha imijugujugu? Urumva ushaka ko umugabo w'inshuti yawe aho nagufata uzapfa cyangwa ugakira? Ariko 99.9 uba ugomba gupfa, utanapfa akakwanga by'ubuziraherezo. Uzi icyo uzakora? Uzamurongorera umugore. Uzafata umugabo mugenzi wawe umurongorera umugore, hanyuma gushingire. Nagushingira nakwifatira. Kimwe muri icyo ngicyo nutakibona uzaze muri comment unyandikire. Dore ikintu cya mbere uzabona. Cya mbere hari urupfu. Hari urupfu 99.9% ushobora gupfa. Nudapfa akubabariye azakwanga by'ubuziraherezo. Azakurwara inzika, kuzarinda upfa, kuzarinda uva mu buburi, kuzarinda uva mu nda y'isi. Azakwanga pe, azakwanga, akwange n'abawe ku buryo uzahora uri inzozi mbi kuri we. Akantu gato gusa, kumurongorera umugore. Yagushingiriye umugabo mugenzi wawe tolerance bari 0. Azakwanga pe. Niba rwose ushaka kureba aho umugabo arakara cyangwa aho umugabo akwanga, uzamurongorera umugore. Ibyo ngibyo rwose ndagusezeranyije uzabibona. Ariko mujye mwibuka gukora subscribe kuri Bandebe Empire. Mujye muyikora. Mujye no kuri TikTok yanjye mukore following. Nanjye ndabakunda cyane. Hanyuma ibindi byose byiza ngiye kuzajya mbibazanira, kandi rwose pe kireka kitariho, kandi rwose nzabiba byose. Ubu ngiye kuzambivumuza byose mbibahe mbishyiraho. Ariko ako kantu niba nawe rwose ukumva kimwe nanjye, andika muri comment zanyu rwose zizajya zinyubaka. Nibyo sawa. Ndababeshya. Sibyo singo.